Bakunzi ba Rise Up Media TV mwongeye kwirirwa kanda subscribe by'ubana natwe. Uyu ni umunsi nanone twifuje kuba twabana namwe, tugiye kubagezaho aho umuganda wabereye mu karere ka Rubavu umurenge wa Gisenyi, waje witabiriwe n'abaturage benshi ku mubare mwinshi. Uyu muganda kandi usibye n'abaturage witabiriwe n'abayobozi uhagarariye ingabo mu karere ka Rubavu, umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Gisenyi, abanyamahanga n'abayobozi batandukanye. Ako karuru mu rukumva cyangwa se ako kamo mu rukumva abaturage bishimye naho bakoreye umuganda, aho bagiye bareba ku byagezweho mu mihigo. Byinshi mu byibanzweho harimo umutekano. Urabona igihugu cyacu atari cyiza, tuzarinda igihugu cyacu, tuzarinda abaturage bacu, tuzarinda abayobozi bacu, ayirenga umutekano. Byose rero ntaho bikubiye, ni ukurinda igihugu cyacu, tukarinda abaturage bacu, tukarinda abayobozi bacu, tukubaka u Rwanda. Siko bimeze? None ndatinze ndi kubona mwese muri kunsaba ko afande muha ijambo, kandi ndabibemereye, kandi mwaganira n'abaturage. Murakoze cyane. Maramutse mugire basuhuze muraho. Abaturage b'umurenge wa Gisenyi, twishimiye kuba turi kumwe namwe uyu munsi muri uyu muganda twakoze, sibyo? Birashimishije iyo mubona abantu bose bangana gutya baje hano, ni ukuvuga ngo ni uguha agaciro ibikorwa bya leta, sibyo? Najya mu nyibutse akaririmbo mwaririmba muganda, ni twinshi tuzarinda ibanga tugendana, noneho akabana ibi byose tubikesha umutekano igihugu gifite, kandi umutekano dukesha abaturage bacu. Abaturage bacu nibo dukesha umutekano, ari bo mwebwe. Mu mashyi yanjye makeya wenda ntashobora kugira, ariko wikomere amashyi kubera umutekano mufite. Ndabasaba rero kutirara, uyu mutekano dufite tuwubungabunge nk'abanyarwanda ba Rubavu, bo mu gihugu cyose muri rusange. Uko umutekano udahari, ibi byose turimo ntabwo twabigeraho. Birashoboka? Oya. Kugira ngo tube tugira gutya twishimye tunezerewe kubera ibintu byose twagiye ducamo, uko dufite umutekano. Kandi umutekano wa mbere ni twebwe ubwacu tugomba kuwugiramo.
ni ukubashimira n'abayobozi bakuru batumye kuza hano, turababwira ko mufite umutekano kandi mwarahiriye kuwusigasira, sibyo? Ubundi tugume tugire ku majyambere igihugu kitwifuza, sibyo? Ariko murabona dutuye ahantu nyine hadusaba kuba maso, sibyo? Abayobozi bacu nabo bajya bavuga ngo iyo uturanye n'abasazi ukaba ufite inzu y'ibirahure ugira gute? Igihugu cyanyu ni ibirahure kandi abasazi bashaka gutera n'amabuye. Ubwo rero ni ugushaka uburyo bwo kurinda ko abasazi badutera amabuye mu birahuri byanyu cy'igihugu cyacu. Ntabwo mvugira leta, ariko ababigerageza bose bashobora kutabagwa neza, ariko twese twagume iwacu, ariko uwadushotora twakwirwanaho. Murakoze rero, mugire umunsi mwiza, mugire weekend nziza. Ubutaha twagaruka tuganire twishimye. Urabona n'abashyitsi bishimye kuba basanzemo mubyina duke mwishimye, ni uko umutekano mu gihugu cyacu uhari. U Rwanda ruragendwa ryari? Amanywa n'ijoro. Imana ibahe umugisha.